Reka nongere ngusuhuze kandi ngushimire wowe muvandimwe turi kumwe mu cyigisho cy'uyu munsi, aho dukomeje kwiga igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tukaba tugiye kwigana icyigisho cya 40 cyitwa Balamu. Iki cyigisho gishingiye mu kubara igice cya 22 kugeza igice cya 24. Baranditse ngo Abisirayeli bamaze kwigarurira Bashani. Ngira ngo bigarurira Bashani twabyize mu cyigisho cy'ubushize. Hanyuma rero bamaze kukigarura icyo gihugu bagarutse kuri Yorodani mu rwego rwo kwitegura guhita bigarurira igihugu cy'i Kanani. Babambye amahema yabo iruhande rw'uruzi rwa Yorodani, haraguru y'aho urwo ruzi rwinjiraga mu nyanja y'umunyu ahateganye n'ikibaya cy'i Yeriko. Bari begereye ingabano z'i Mowabu, bityo abamowabu babonye bashya ubwoba bitewe n'uko bategerezaga yuko nabo bari bubigarurire nk'uko bigaruriye ibihugu byari bibakikije. Abaturage b'i Mowabu ntabwo bari bigeze bashotorwa n'abo Bisirayeli, nyamara bari barabonye ibyari byaragiye biba mu bihugu byari bibakikije bituma bagira ubwoba. Kandi Abaheburayo bari baranesheje Abamori, kandi Abamowabu nabo bari barigeze guhunga abo Bamori. Ngo rero Abamori nta mpamvu yari gutuma batagira ubwoba. Noneho kandi intara Abamori bari barigaruriye bayambuye Abamowabu, ubu ngubu yari iri mu maboko y'Abisirayeli. Ingabo z'i Bashani zaneshejwe n'imbaraga idasanzwe yari mu nkingi y'igicu, kandi ibihome bikomeye kandi birebire cyane byari bituwemo n'Abaheburayo. Abamowabu ntibahangaye gutera Abaheburayo, kuko guhamagarirwa kubarwanya ntacyo byari kugeraho imbere y'imbaraga ndengakamere zabarwaniriraga. Nyamara nk'uko Farawo yabigenje, biyemeje gukoresha imbaraga z'ubupfumu kugira ngo barwanye umurimo w'Imana. Bityo bashatse uko bavumisha Abisirayeli. Abaturage b'i Mowabu bari bafitanye isano ya bugufi n'abaturage b'i Midiyani, bari bahuriye ku bwenegihugu n'imyizerere. Bityo uwitwa Baraki, umwami w'Abamowabu, yashatse uko yatera ubwoba abakuru b'Abamidiyani kugira ngo bamufashe mu migambi ye yo kurwanya Abisirayeli. Bityo aboherereza intumwa, abohereza ubutumwa bugira buti Abisirayeli bazamuraho ibihugu bidukikije nk'uko ikimasa kimara ubwatsi aho kirisha. Balamu wari utuye i Mezopotamiya yari azwiho ubushobozi budasanzwe, kandi kuba ikirangirire kwe byari byarageze mu gihugu cy'i Mowabu. Bafashe umwanzuro wo kumwitabaza ngo bafashe muri iki kibazo bari bahuye nacyo. Bityo rero intumwa z'abakuru b'i Mowabu n'ab'i Midiyani zafatanyije urugendo, zoherejwe gushaka Balamu kugira ngo akoreshe ubushobozi bwe avuma Abisirayeli. Izo ntumwa zahise zihaguruka zifata urugendo rurerure, zambukiranya imisozi n'ibibaya zerekeza i Mezopotamiya. Zibonye Balamu zimubwira ubutumwa bw'umwami bwagiraga buti, dore hariho abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu cyose barantegereje. Nuko ndakwinginze ngwino umvumire abo bantu, kuko bandusha amaboko. Ahari nzabanesha tubatsinde mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uhesha umugisha uhabwa, uvuma akaba ikivume. Mbega amagambo yo gushyekenga! Balamu rero yari yarigeze kuba umuntu mwiza kandi aba n'umuhanuzi w'Imana, ariko yari yarabaye umuhakanyi maze yirundurira mu byo kwifuza. Nyamara yari akivuga yuko ari umugaragu w'Isumba byose. Nubwo yari abaye umuhakanyi akirundurira mu byo kwifuza, baravuze ngo yari acyatura yuko ari umugaragu w'Isumba byose. Ntabwo yari ayobewe iby'Imana yakoreraga Abisirayeli, maze ubwo izo ntumwa zavugaga icyari kizizanye, yari azi neza yuko yagombaga kwanga amaturo ya Baraki kandi agasezerera izo ntumwa. Ni ukuvuga ngo Balamu yari azi neza icyo akwiriye gukora muri uwo mwanya. Yari azi umwanzuro wa nyuma akwiriye gufata, kwari ugusezerera izo ntumwa akanga amaturo ya Baraki. Nyamara yagerageje gukinisha igishuko bavandimwe, maze asaba izo ntumwa kugumana nawe muri iryo joro. Avuga ko atabaho igisubizo atabanje kugisha Uwiteka inama. Balamu yari azi yuko umuvumo we ntacyo wajyaga gutwara Abisirayeli. Imana yari mu ruhande rwabo, kandi igihe cyose bari indahemuka kuri yo, nta mbaraga zibarwanya, zaba izo ku isi cyangwa ikuzimu, zari kubatsinda. Amen. Nyamara ubwibone bwe bworohejwe n'amagambo yo kumushyeshyenga y'izo ntumwa zavugaga ziti, kuko nzi neza yuko uhesha umugisha uhabwa, uvuma akaba ikivume. Ruswa igizwe n'impano z'igiciro cyinshi ndetse no kurangamira kuzahabwa ikuzo
byabyukije kwifuza kwe n'umururumba mwinshi. Yemeye ubwo butunzi bamuhaye, maze mu gihe yavugaga yuko yumvira ubushake bw'Imana adakebakeba, agerageza no kumvira ibyo Baraki yifuzaga. Mu gihe cya nijoro umumarayika w'Imana aza kuri Balamu, amubwira ubutumwa buvuga ngo ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Amen. Mu gitondo Balamu yasezereye izo ntumwa atanyuzwe, ariko ntiyazibwira icyo Uwiteka yari yavuze. Arakajwe n'uko imigambi ye yo kubona indamu n'icyubahiro yari ikomwe mu nkokora bitunguranye, yavuganye akango nonwa ati nimwigendere musubire iwanyu, kuko Uwiteka yanze kunkundira ko tujyana. Ati kuko Uwiteka yanze kunkundira ko tujyana, nkaho Uwiteka yicecekeye ntacyo yamubwiye. Baranditse ngo ntacyo yabwiye izo ntumwa Uwiteka yari yamubwiye, ahubwo yaravuze ngo Uwiteka yanze kunkundira ko tujyana, nuko nimugende. Balamu yakunze inyungu zizanwa no gukora ibibi, nk'uko byanditse mu rwa 2 rwa Petero igice cya 2:15. Icyaha cyo kwifuza Imana ivuga ko ari ugusenga ibigirwamana bavandimwe. Iki cyaha cyari cyaramugize umuntu ujyana n'inyungu zibigezweho, kandi binyuze muri iri kosa rimwe gusa. Binyuze muri iri kosa rimwe Satani yari yaramwigaruriye. Ibi nibyo byamurimbuje bavandimwe. Umushukanyi ahora yerekana inyungu z'iby'isi n'icyubahiro kugira ngo ateshure abantu mu murimo w'Imana. Ababwira ko gushishikarira cyane umurimo bakora ari byo bibabuza kugwiza ubutunzi. Uko niko abantu benshi bakururirwa kwishora mu nzira itari iy'ubutungane. Intambwe imwe gusa bavandimwe itewe umuntu agana mu bibi ituma ikurikiyeho yoroha kurushaho, bityo abantu bakarushaho gushidikanya. Igihe bazaba bamaze kwirundura mu gutwarwa n'umururumba, umururumba wo gukunda ubutunzi no kwifuza ubutegetsi, bazakora kandi bahangara ibintu bishishana, maze batangira gukora ibintu batekerezaga yuko nabo ubwabo batakora. Ibintu bishishana bavandimwe. Abantu benshi birata ko bashobora kuva mu nzira y'ubutungane mu gihe runaka kubwo gushaka inyungu runaka z'iby'isi, maze bakavuga yuko igihe bazaba bamaze kugera ku ntego yabo bazabasha guhindurira imikorere yabo igihe bazabishakira. Bavandimwe, bene uko ni ukwibeshya. Baranditse ngo bene abo baba bishyira mu mutego wa Satani, kandi ntibyoroha ko bawuvamo. Bavandimwe, igihe intumwa zabwiraga Baraki ko umuhanuzi yanze kuzana nabo, ntabwo zigeze zimumenyesha ko Imana yari yamubujije, kuko mwibuka ko Balamu nawe yari yanze kubabwira icyo Uwiteka yari yamubwiye. Kubera kwibwira ko gutinda kwa Balamu byari bitewe gusa no gushaka guhabwa impano nyinshi, nguko ko umwami yabitekereje, umwami yohereza ibikomangoma byinshi kurutaho, kandi ibi bikomangoma byari bifite icyubahiro cyinshi kiruta ikintumwa yari yohereje mbere, ndetse bari bafite n'ububasha bwo kwemerera Balamu icyari busabe cyose. Ibishuko noneho Satani yagombaga kubyongera kuri Balamu kugira ngo ateshuke byanze bikunze, akora ibyabuzanyijwe, akora ibyo Uwiteka yari yamubujije gukora. Ubu butumwa bwihutirwa umwami yoherereje Balamu bwaravugaga ngo ntihagire ikikubuza kumwitaba, kuko azagushyira hejuru akaguha icyubahiro cyinshi, kandi ngo icyo uzamubwira cyose azakigukorera. None ngo ngwino arakwinginze umuvumira abo bantu. Bega amagambo akomeye. Balamu yongeye kugeragezwa inshuro ya kabiri bavandimwe. Mu gusubiza izo ntumwa z'umwami zari zikomeje kumusaba, Balamu yerekanye ko yaba afite umutimanama ukomeye urangwa n'ubudahemuka. Abahamiza ko nta zahabu n'ifeza uko byaba bingana kose bishobora kumutera gukora ibihabanye n'ubushake bw'Imana. Nyamara yifuzaga cyane gukora ibyo umwami amusabye, kandi nubwo yari yamaze kumenyeshwa ubushake bw'Imana neza, yasabye nanone izo ntumwa gutinda kugira ngo yongere agishe Imana inama, nk'aho Imana ihoraho ari umuntu ku buryo yahendahendwa ikemera ibyo itashakaga. Nyamara ibi ngibi byari ukwibeshya cyane. Maze mu nzozi za nijoro Uwiteka yabonekeye Balamu, maze aramubwira ati ubwo aba bantu baje kuguhamagara, uhaguruka ujyane nabo, ariko icyo nzajya ngutegeka azaba ari cyo ukora. Bavandimwe, uko niko Uwiteka yemereye Balamu gukora ibyo ashaka, kuko yari yamaze kubyiyemeza. Ntabwo ari ko Uwiteka yashaka ko ajyana nabo,
ahubwo Uwiteka yamaze kumenyesha ubushake bwe, ariko kuko yari yamaze kubyiyemeza, Uwiteka yemerera Balamu kujyana nabo. Ntabwo yashakaga gukora ibyo Imana ishaka, ahubwo yahisemo gukora ibyo yishakira, maze ashaka uburyo Uwiteka yabiha umugisha. Yashatse gukora ibyo yihitiyemo, ariko ashaka kugaragaza yuko ibyo bintu Imana ikwiriye kubiha umugisha. Bavandimwe, no muri iki gihe niko bimeze. Baranditse ngo muri iki gihe hari abantu ibihumbi byinshi bakora nka Balamu, basobanukirwa neza inshingano yabo nta mbogamizi, igihe gusa ihuje n'ibyifuzo byabo. Bibiliya iyi bagaragariza neza ku buryo bwuzuye, cyangwa se bakayimenyera mu byo banyuramo, ndetse n'umutimanama wabo ukayibabwira, bakamenya inshingano yabo neza. Ariko kubera ko ibyo bihamya biba bihabanye n'ibyifuzo byabo n'ibyo barangamiye, akenshi barabyirengagiza maze bakiyobagiza, bakajya kubaza Imana ibyerekeye inshingano yabo, nyamara inshingano yabo bayizi neza. Baba babizirikana cyane, nyamara bagasenga igihe kirekire kandi bashishikaye basaba guhabwa umucyo, nyamara ntabwo Imana izigera ikinishwa. Bavandimwe, baranditse ngo nyamara ntabwo Imana izigera ikinishwa. Akenshi yemerera abantu nk'abo gukurikiza ibyifuzo byabo no kugerwaho n'ingaruka zabyo, maze ubwoko bwanjye ntibwumve ijwi ryanjye, nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo. Zaburi ya 81 umurongo wa 11 n'uwa 12. Igihe umuntu asobanukiwe neza inshingano ye, ntabwo akwiriye kujya imbere y'Imana ngo asenge asaba ko itamuhora kutayikora, ahubwo n'umutima wicisha bugufi kandi umutima wumvira. Yari akwiriye gusaba imbaraga n'ubwenge bikomoka ku Mana kugira ngo akore iby'iyo nshingano. Haleluya! Bavandimwe, Abamowabu bari ubwoko bwataye imico mbonera kandi basengaga ibigirwamana, nyamara ukurikije umucyo bari barahawe, icyaha cyabo ntabwo cyari gikomeye mu maso y'Imana nk'icya Balamu. Kubwo kuvuga yuko ari umuhanuzi w'Imana, ibyo yashoboraga kuvuga byose byari kwitirirwa Imana. Kubw'ibyo rero ntabwo yemerewe kuvuga uko ashaka, ariko yagombaga gutanga ubutumwa Imana yari kumuha. Imana yamutegetse iti, ariko icyo nzajya ngutegeka azaba ari cyo ukora. Balamu yahawe uburenganzira bwo kujyana n'intumwa zivuye i Mowabu ubwo zari kuza kumuhamagara mu gitondo. Mu gitondo iyo ziza kumuhamagara yabwiye ko ari bujyane nazo, ariko mwumva icyabaye. Ariko izo ntumwa zirambiwe no gutinda kwe kandi ziteze ko yongera kuzangira kujyana nazo, zafashe urugendo zerekeza iwabo zitongeye kumuvugisha. Bavandimwe, nguko uko Uwiteka yakuriyeho urwitwazo Balamu. Urwitwazo rwose rwo gukora ibyo Balaki yari yamusabye noneho rwari rukuweho. Ariko Balamu yari yiyemeje kubona ibihembo, maze yurira indogobe ye. Yari amenyereye kugenda hafata urugendo. N'icyo gihe yatinyaga ko uburenganzira yari yahawe n'Imana bushobora gukurwaho, maze afumyamo, atinya ko hari haboneka impamvu yatuma atabona ibihembo yari ararikiye. Ariko marayika w'Uwiteka ahagarikwa mu nzira no kumutangira. Iyo ndogobe yabonye intumwa y'Imana itarabonwaga n'umuntu, maze ica ku ruhande ijya mu gisambu. Balamu ayigarura mu nzira yikubita cyane, ariko nanone umumarayika ahagarara mu nzira ahantu h'impatano. Indogobe yagerageje guhunga uwayitangiraga, maze ihonyorera ikirenge cya shebuja kumuhora. Balamu ntiyabonaga ko marayika w'Imana yari yamwitambitse, kandi ntiyari azi ko Imana yamufungiye inzira. Balamu yararakaye cyane, maze akubita indogobe ye atayibabarira, ashaka ko ikomeza kugenda. Nanone umumarayika yongeye guhagarara mu nzira y'impatanwa, ahatari kubona umwanya wo gukebereza iburyo cyangwa ibumoso, kandi ateye ubwoba nka mbere, maze ya ndogobe ihinda umushyitsi. Kubera ubwoba bwinshi irahagarara, iryama hasi igihetse shebuja. Bavandimwe, umujinya wa Balamu urenga igaruriro, maze ahondagura iyo ndogobe, arayihondagura cyane kuruta mbere. Noneho Imana ibumbura akanwa k'indogobe, maze ahanwa ubugome bwe. Ubwo indogobe itavuga yavugaga ijwi ry'umuntu, ikabuza ubusazi bw'uwo muhanuzi. Ubwakari rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 16. Indogobe yaramubwiye iti, umpoye iki kunkubita aka gatatu? Arakajwe cyane no kuba abangamiwe ntakomeza urugendo rwe. Balamu yasubije iyo ndogobe nk'uko yasubiza ikiremwa gifite ubwenge ati, nguhoye kunsuzugura, kutagira inkota mu ntoki,
mba nahakwishe. Aho niho uwiyitaga umupfumu yari ari mu nzira agiye kuvuma Abisirayeli bose agamije kubaca intege, mu gihe atari afite n'imbaraga zo kwica indogobe yari imuhetse. Mu gihe yari arimo avuga ati iyo ngira icyuma mba nkwishe, adafite ubushobozi bwo kwica iyo ndogobe. Nyamara yari mu nzira agiye kuvuma ubwoko bwose bw'Uwiteka akabuca intege. Mbega ubuhumyi bukomeye cyane! Noneho amaso ya Balamu yarahumutse, maze abona umumarayika w'Imana ahagaze akuye inkota yiteguye kumwica. Afite ubwoba arunama yikubita hasi yubamye. Umumarayika aramubwira ati ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu? Dore nzanywe no kugutangira kuko mbonye uca mu nzira ijya kurimbuka. Indogobe yambonye iyikebanurira imbere yanjye aka gatatu, iyo idakebanuka ngo itanyegera simba mbuze kukwica nkayikiza. Balamu yakijwe n'iryo tungo yari yagiriye nabi cyane. Uwo mugabo wavugaga yuko ari umuhanuzi w'Uwiteka, kandi wavugaga ko areba, kandi ko yeretswe n'ishobora byose, yari yarahumishijwe bikabije no kurarikira no gushaka ibyubahiro, ku buryo atashoboraga guhweza ngo abone umumarayika w'Imana wabonwaga n'itungo rye. Imana mbi y'ab'iki gihe yabahumye imitima. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4:4. Ni bangahe bahinduwe impumyi muri ubwo buryo? Bihutira kunyura mu nzira zibuzanijwe, bakica amategeko y'Imana, kandi ntibashobora kubona ko Imana n'abamarayika bayo batari ku ruhande rwabo. Nka Balamu barakarira abababuza kurimbuka. Niyo mpamvu bavandimwe, ushobora kugira inama umuntu ukamwereka inzira arimo imwerekeza kurimbuka, maze akakurakarira agafatwa n'umujinya mwinshi nk'uko Balamu yabigenje. Bavandimwe, mwumve aya magambo neza. Binyuze mu buryo yakubitaga indogobe ye, Balamu yatanze igihamya kigaragaza umwuka wamuyoboraga. Umukiranutsi yita ku matungo ye, ariko imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Imigani igice cya 12:10. Abantu bake nibo basobanukirwa n'icyaha cyo kugirira amatungo nabi cyangwa icyo kutayitaho akamererwa nabi. Kansubiremo iyi nteruro. Abantu bake nibo basobanukirwa n'icyaha cyo kugira amatungo nabi cyangwa icyo kutayitaho akamererwa nabi. Uwaremye umuntu ni waremye amatungo, kandi imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose, nk'uko byanditse muri Zaburi 145:9. Amatungo yaremewe gukorera umuntu, ariko nta burenganzira umuntu afite bwo kuyababaza ayagirira nabi. Icyaha cy'umuntu nicyo gituma ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe. Abaroma igice cya 8:22. Uko niko umubabaro n'urupfu byageze ku muntu no ku nyamaswa. Bityo rero umuntu niwe ugomba gushaka uko yakoroshya umubabaro icyaha cye cyazaniye ibiremwa by'Imana, aho kuwongera. Umuntu uzagirira amatungo nabi bitewe n'uko yategeka, azaba ari ikikwari n'umunyagitugu. Umwuka wo kubabaza bagenzi bacu cyangwa amatungo n'inyamaswa, uwo mwuka ukomoka kuri Satani. Abantu benshi ntibamenya ko ubugizi bwa nabi bwabo buzigera bumenyekana, kubera ko amatungo yarushye kandi atavuga, adashobora kubivuga. Ariko iyo amaso y'abo bantu yahwezaga nk'aya Balamu, bahabona umumarayika w'Imana ahagaze nk'umugabo wo kubashinja ibyo bakoze mu nkiko zo mu ijuru. Ibi bikorwa nabo bigezwa mu ijuru. Kandi bavandimwe, kandi umunsi ugiye kuza ubwo abagirira ibiremwa by'Imana nabi bazacirwa urubanza. Mbega amagambo akomeye! Ubwo yabonaga umumarayika w'Imana, Balamu yaravuze ati nakoze icyaha, kuko nari ntazi yuko uhagaritswe mu nzira no kuntangira. Nuko niba ureba ari bibi, reka nsubireyo. Mwumva aya magambo ukuntu akomeye. Nuko niba ureba ari bibi, reka nsubireyo. None se Balamu yarayobewe yuko ibyo akora ari bibi? Yarabizi neza, kandi batubwiye ngo yarazi neza ubushake bw'Imana. Uwiteka yamuretse ngo akomeze urugendo rwe, ariko yamusobanuye ko amagambo ye agomba kuyoborwa n'imbaraga z'Imana. Imana yagombaga kwereka Abamowabu ko Abaheburayo barinzwe n'ijuru. Amen. Kandi ibyo yabikoze igihe yaberekaga uburyo Balamu nta bushobozi yari afite bwo kubavuma atabyemerewe n'Imana. Maze umwami wa Mowabu amenye yuko Balamu yari ari hafi kugera iwe, yagiye kumusanganira ari kumwe n'abakomeye bo mu bwami bwe.
umwami amubwiye yuko bimutangaje kubona uburyo yatinze kandi hari ibihembo by'agaciro kenshi byari bimutegereje. Uwo muhanuzi Balamu yaramusubije ati, hari ijambo na rimwe nshobora kuvuga ubwanjye, ijambo ry'Imana izashyira mu kanwa kanjye niryo nzavuga. Balamu ababazwa cyane nuko atari afite uburenganzira bwo kwikorera ibyo ashaka. Yari afite ubwoba yuko umugambi we utajyaga gusohozwa kubera ko imbaraga imugenga y'Uwiteka iri kuri we. Yari afite ubwoba kandi yari ababajwe nuko agengwa n'Imana, nuko atari bwigenge ahubwo ari bugengwe n'Imana. Mbega ikintu cyari kibabaje Balamu. Umwami n'abatware b'icyo gihugu baherekeza Balamu bamuzamura ku musozi witwa Bamotibari, aho yashoboraga kwitegereza ingabo z'Abaheburayo. Nimwitegereze umuhanuzi uko yari ahagaze ku kanunga yitegeye inkambi y'ubwoko bw'Imana bwatoranijwe. Mbega ukuntu Abisirayeli batari bazi ibyaberaga hafi yabo. Mbega ukuntu batari bazi uburinzi bw'Imana yabarindishaga ku manywa na nijoro. Mbega uburyo intekerezo z'ubwoko bw'Imana zitari zisobanukiwe. Mbega uburyo mu bihe byose batihutiraga gusobanukirwa urukundo rw'Imana ruhebuje n'imbabazi zayo. Iyo babasha gusobanukirwa n'imbaraga itangaje y'Imana yahoraga ibagaragarira, mbese imitima yabo ntiyari kuzuramo gushima urukundo rwayo kandi bagasabwa n'umunezero kubwo gutekereza igitinyiro cyayo n'imbaraga zayo. Niko byari kugenda rwose. Balamu yari afite ubumenyi runaka ku byerekeye ibitambo by'Abaheburayo kandi yiringiraga yuko nasumbyaho noneho agatamba byinshi akoresheje impano z'igiciro cyinshi azashobora kubona umugisha w'Imana. Yari azi ko ibyo bitambo ari byo bizanezeza Imana maze akabona umugisha kandi akabasha gusoza imigambi ye yo gukiranirwa. Uko niko imyumvire y'Abamowabu basengaga ibigirwamana yigaruriraga intekerezo ze. Ubwenge bwe bwari bwarahindutse ubupfapfa. Imirebere ye yo mu byamwuka yari yabudikiwe n'igihu. Yari yikururiye ubuhumyi kubwo kwiyegurira imbaraga ya Satani. Bavandimwe, Balamu yatanze amabwiriza maze hubaka ibicaniro 7, maze kuri buri gicaniro ahatambira igitambo. Nyuma y'ibyo ajya mu mpinga kuvugana n'Imana, asezeranira Baraki kumubwira iby'Imana yari kumuhishurira byose. Bavandimwe, uwo mwami n'abatware n'ibikomangoma by'Imowabu bahagaze iruhande rw'icyo gitambo bakikijwe n'imbaga y'abantu bari bafite amatsiko bategereje ko uwo muhanuzi agaruka. Maze arashyira araza, maze abantu bategereza ko avuga amagambo yo guca intege burundu imbaraga idasanzwe yakoraga ibikomeye ku ruhande rw'ubwoko bwa Isirayeli bangaga. Muri uko gutegereza Balamu yaraje maze avuga amagambo akomeye ati, Mwaramu niho Baraki yankuye, umwami w'Imowabu yankuye mu misozi y'Iburasirazuba. Ati, ngwino umvumire ubwoko bwa Isirayeli. Navumane ab'Imana itavumye kandi narakarira ne ab'Imana itarakariye, kuko nitegereje ubu bwoko ndi hejuru y'ibitare nkabwitegereza ndi mu mpinga z'imisozi. Dore n'ubwoko butura ukwabwo ntibuzabarwa mu mahanga. Ninde ubasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo? Cyangwa ninde ubasha kubara igice cya 4 cy'Abisirayeli? Icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Haleluya! Mbega amagambo akomeye Balamu yavuze ku Bisirayeli. Balamu yavuze ko yaje afite umugambi wo kuvuma Abisirayeli, ariko amagambo yavuze yari ahabanye n'intekerezo zari mu mutima we. Bavandimwe, yahatiwe gutanga umugisha mu gihe intekerezo ze zari zuzuye umuvumo. Ubwo Balamu yarebaga aho Abisirayeli bari baganditse, yatangajwe no kubona ukuntu bakungahaye n'imigisha yabo. Yari yarabwiwe ko ari imbaga y'abantu b'abanyamahane badafite gahunda, bateye igihugu ari uduco tw'ingegera, twari icyorezo n'ibyago ku mahanga yari abakikije. Ariko ubwo yababonye byari bihabanye n'ibyo yari yabwiwe. Yabonye uburyo inkambi yabo yari nini kandi iri kuri gahunda y'indakemwa, ikintu cyose kigaragara ko gitunganye nta kajagari. Amen. Yeretswe uko Imana yitaga ku Bisirayeli mu buryo bw'umwihariko.
kandi abona n'imico yabo idasa n'iy'abandi, kuko bari ubwoko bw'Imana yitoranirije. Haleluya! Ntibagombaga kureshya n'andi mahanga, ahubwo bagombaga gushyirwa hejuru yayo. Amen. Dore n'ubwoko butura ukwabwo, ntibuzabarwa mu mahanga. Igihe aya magambo yavugwaga, Abisirayeli ntibari bafite aho batuye hadahinduka, kandi Balamu ntiyari amenyereye imico yabo yihariye, imigenzereze yabo n'imigenzo byabo ntabwo Balamu yari abimenyereye. Nyamara kandi mbega uko ubu buhanuzi bwasohoye mu buryo bukomeye mu mateka yakurikiyeho y'Abisirayeli. Balamu yari umuhanuzi, kandi ahangaha yavugaga ubuhanuzi bukomeye bw'ibyagombaga kubaho. Yabuvuze ko ari ubwoko butura ukwabwo, butazabarwa mu mahanga, ko ari ubwoko bufite gahunda, nubwo bari ahantu batari batuye hadahinduka nk'uko babivuze. Ibi ngibi rero yavuze byaje gusohora mu mateka y'Abisirayeli yakurikiyeho. Mu myaka yose bagiye bamara barigaruriwe n'andi mahanga, mu myaka yose babaga baratatanijwe hirya no hino, bakomeje kuba ubwoko butandukanye n'andi. Uko ni ku bwoko bw'Imana, Isirayeli nyakuri. Nubwo batataniye mu mahanga yose, bari ku isi ariko n'abimukira, kuko gakondo yabo iri mu ijuru. Haleluya! Bavandimwe, dukomeze twumve iby'iri yerekwa rya Balamu. Ntabwo yeretswe gusa amateka y'ubwoko bw'Abaheburayo nk'ishyanga, ahubwo yanabonye ukwiyongera no kugubwa neza kwa Isirayeli nyakuri y'Imana kugeza ku mperuka y'ibihe. Yabonye umugisha udasanzwe isumba byose, aho abayikunda kandi bakayubaha. Yabonye bashyigikiwe n'ukuboko kwayo ubwo binjiraga mu gikombe cyijimye cy'igicucu cy'urupfu. Yababonye kandi bava mu bituro byabo batamirijwe ikuzo, icyubahiro no kudapfa. Amen. Yabonye abacunguwe bishimira ubwiza budashira, ubwiza bw'isi yahinduwe nshya. Balamu yitegereje ibyo, maze aravuga ati, icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Iyo Balamu aza kuba yiteguye kwemera icyo Imana yari yatanze, icyo gihe aba yaravugishije ukuri, akaba yarahise aca umushyikirano wose yagiranaga n'Abamowabu. Ntabwo yari gukinisha imbabazi z'Imana bavandimwe, ahubwo aba yarayigarukiye afite kwihana kuvuye ku mutima. Ariko bavandimwe, ikibabaje, Balamu yakunze ibihembo bivuye ku gukora ibibi, kandi yari yiyemeje rwose kubibona uko byagenda kose. Baraki yari yishimye yiteguye kumva umuvumo ugwa ku Bisirayeli, ariko yumvise amagambo y'umuhanuzi Balamu yavuganye ikiniga ati, ungenje ute? Nakuzaniye kuvuma ababisha banjye, none ubahesheje umugisha musa. Balamu yavuze ko avuga akurikije ubushake bw'Imana, kandi ko yavuze amagambo Imana yari yamushyize mu kanwa. Maze arasubiza ati, ibyo Uwiteka ashyize mu kanwa kanjye sinkwiriye kwirinda akaba ari byo mvuga. Bavandimwe rero, n'igihe Balamu yari kumubwira atyo, Baraki ntiyateshutse ku mugambi we wo kuvuma Abisirayeli. Yibwiye ko kuba Balamu yitegereje iyo nkambi y'akataraboneka y'Abaheburayo, iyo bari bakambitsemo, aribyo byateye Balamu ubwoba, maze ntatinyuke kubavuma. Yaravuze ati, ubwo yababonye bari hamwe bafite gahunda, ari ubwoko bufite gahunda nziza inoze, ahari nicyo cyatumye abatinya ntabavume. Umwami yiyemeje kujyana uwo muhanuzi aho babona agace gato gusa k'izo ngabo. Iyo Balamu aza kwemezwa akajya avuma uduce duto duto tw'inkambi y'Abisirayeli, bidatinze inkambi yose yari kurimbuka. Bongeye kujya ku kanunga kitwa Pisiga, basaba Balamu kongera kuvuma Abisirayeli. Nanone bubatse bya bicaniro 7, batambiraho ibitambo nk'ibya mbere. Umwami n'abatware be basigaye hafi y'ibitambo, mu gihe Balamu yigiye hirya ukwe kugira ngo yongere avugane n'Imana. Umuhanuzi Balamu yongeye guhabwa ubutumwa buvuye ku Mana, kandi ntiyari afite ububasha bwo kubuhindura cyangwa kutabuvuga. Ubwo rero yaragarutse kuri bo, baramubaje bati, Uwiteka avuze iki? Igisubizo cyateye ubwoba mu mutima w'umwami n'abatware be, kuko yavuze ati, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye mu Bisirayeli,
Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Balamu atangajwe n'ibyo yahishuriwe yaravuze ati, nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisirayeli. Uwo mupfumu ukomeye yari yagerageje gukoresha ubushobozi bwe bwose bw'ubupfumu akurikije ibyifuzo by'abamuwabo, ariko icyo gihe byajyaga gushoboka ko Abisirayeli bavugwaho ngo dore iby'Imana yakoreye Abisirayeli. Mu gihe Abaheburayo barindwaga n'Imana, nta bantu cyangwa ishyanga byajyaga gushobora kubakoma imbere, nubwo baba bafashijwe n'imbaraga zose za Satani. Haleluya! Mu gihe Abaheburayo barindwaga n'Imana, nta bantu cyangwa ishyanga byajyaga gushobora kubakoma imbere, nubwo baba bafashijwe n'imbaraga zose za Satani. Amen. Isi yose ikwiriye gutangazwa n'imirimo itangaje Imana ikorera ubwoko bwayo. Kubona uko umuntu wari wiyemeje gukora ibibi yagenderewe n'imbaraga y'Imana, bityo aho kuvuma imivumo akavuga amasezerano meza kandi y'agahozo, akoresheje imvugo nziza cyane y'ubusizi. Nanone kandi iyi neza Imana yagaragarije Abisirayeli kiriya gihe, yagombaga kwereka abana bayo bayumvira kandi b'indahemuka b'ibihe byose ko icyo ari igihamya cy'uburinzi bwayo. Amen. Satani aramutse ahanze mu bantu babi kugira ngo bavuge ubwoko bw'Imana nabi, babugirire nabi kandi baburimbure, ubwoko bw'Imana bukwiriye kwibuka ibyo byabaye mu gihe cya Balamu, kandi bikwiriye gukomeza ubutwari bwabo ndetse no kwizera Imana kwabo. Haleluya! Umwami w'Abamowabu yihebye kandi ababaye yaravuze ati, ntubavume na hato, ntubaheshe umugisha na muke. Nyamara yari agifite icyizere gike mu mutima we, maze yiyemeza kongera kugerageza. Nanone bajyanye Balamu mu mpinga y'umusozi wa Pewori, ahari urusengero rwakorerwagamo imihango mibi yo kuramya Bali, ikigirwamana cyabo. Aho naho bahubatse ibicaniro bingana n'ibya mbere kandi bahatambira ibitambo bingana n'ibya mbere. Ariko noneho Balamu agiye kubaza Imana ubushake bwayo, ntiyagenda wenyine nk'uko ikindi gihe byari byagenze. Nta bintu by'ubupfumu yagerageje, ahubwo yahagaze iruhande rw'ibicaniro, yerekeza amaso ye ku mahema y'Abisirayeli. Mwuka w'Imana yongera kumuzaho, maze avuga aya magambo avuye ku Mana ati, erega amahema yawe ni meza, wa bwoko bwa Yakobo we, ubuturo bwawe ni bwiza, wa bwoko bwa Isirayeli, burambuye nk'ibikombe, nk'imirima y'uburabyo yegereye uruzi, nk'imisaga y'Uwiteka yateye, nk'imyerezi imeze iruhande rw'amazi. Amazi atemba avuye mu ndobo z'ubu bwoko. Urubyaro rwawe ruzabaho amazi menshi ari. Umwami wabo azasumba Agagi, ubwami bwabo buzashyirwa hejuru. Bwarabunze buryama nk'intare y'ingabo, nk'intare y'ingore bwavumburwa nande? Uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe, uzakuvuma wese avumwe. Amen. Muvandimwe nkunda, ahangaha noneho kugubwa neza k'ubwoko bw'Imana kugaragazwa hifashishijwe ibintu byiza bihebuje ibindi byose biboneka mu byaremwe. Amen. Uwo muhanuzi yagereranije Abisirayeli n'ibibaya birumbuka cyane, abagereranya n'ubusitani bwiza buvomererwa n'amasoko adakama, abugereranya kandi n'ibiti by'imyerezi n'amasederi. Ikigereranyo cyavuzwe ubuheruka ni kimwe mu bigereranyo byiza cyane kandi bikwiriye biboneka mu ijambo ry'Imana. Amasederi y'i Lebanoni yubahwaga n'abantu bose b'iburasirazuba. Ubwoko bw'ibiti amasederi abarizwamo biboneka ahantu hose umuntu yagera ku isi. Mwumve uburyo cy'ubu bwoko bwagereranijwe. Aya masederi ubwoko bw'ibiti abarizwamo ngo biboneka ahantu hose umuntu abasha kugera ku isi. Ibyo biti bimera haba mu turere tw'impera y'isi ya ruguru, mu turere dushyuha cyangwa uturere dukonja, bigakura ku nkombe z'imigezi. Nyamara kandi n'ahantu humutse h'ubutayu birahakura bikaba inganzamarumbo. Mbega ikigeranyo cyiza cy'ubu bwoko bwa Isirayeli. Ibi biti bishora imizi yabyo hasi kure cyane mu bitare byo mu misozi, bityo bikabasha kwihanganira imiyaga ya serwakira. Mbega ikigeranyo cyiza. Ibibabi byabyo biba bitoshye kandi ari icyatsi,
n'igihe ibindi byose biba byahungutse mu mpeshyi. Amasederi ye banone bavandimwe arusha ibindi biti byose kuba akomeye kandi adapfa kubora. Amen. Kandi ibi bikoreshwa nk'ikigeranyo cy'abantu bafite ubuzima buhishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya. Abakolosayi igice cya 3:3. Ibyanditswe biravuga biti, umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'ibirebanoni. Zaburi ya 92:12. Ukuboko kw'Imana kwahaye ikuza amasederi nk'umwami w'ibindi biti. Imyerezi yo muri iyo ngobyi y'Imana ntabwo yabashaga kuwuhisha, imiberoshi ntiyareshyaga n'amahage yabo. Amen. Ezekiel igice cya 31:8. Isederi ikoreshwa kenshi nk'ikimenyetso cy'ubwami, kandi uko isederi rikoreshwa mu byanditswe mu kugaragaza ubutungane, byerekana uburyo ijuru rifata abantu bakora iby'Imana ishaka. Amen. Baramu yahanuye ko umwami wa Isirayeli azakomera kurusha Agagi. Iryo ni izina ryahabwaga abami b'Abamaleki, kandi mwibuke uburyo ki Abamaleki bari abantu bakomeye cyane. Abamaleki bari ishyanga rikomeye cyane muri icyo gihe, ariko iyo Abisirayeli babaga indahemuka ku Mana, baneshaga abanzi babo bose niyo baba bakomeye bate. Amen. Umwami w'Abisirayeli ari umwana w'Imana, kandi umunsi umwe intebe ye y'ubwami yari gushingwa ku isi, ndetse ububasha bwe bugasumba ubwami bwose bwo ku isi. Ubwo Baraki yumvaga amagambo y'umuhanuzi, yatunguwe no kubura ibyo yari yiringiye, agira ubwoba kandi azabiranywa n'uburakari. Yarakajwe nuko Baramu atamwijeje nibura na gato yuko ibyo yifuza byajyaga gutungana, ubwo ibintu byose byari bigiye kumuhindukirana. Yahinyuye ibyo uwo muhanuzi yari yavuze, maze abonye ko ntacyo bimumariye, avugana umujinya ati, nuko none muhungiri wawe, nashakaga kugushyira hejuru nkaguha icyubahiro cyinshi, none Uwiteka yakubujije icyubahiro. Mbega amagambo akomeye. Igisubizo cyari uko umwami yari yaraburiwe mbere ko Baramu azavuga gusa iby'Imana imuhaye. Mbere yuko asubira iwabo, Baramu yavuze ubuhanuzi bwiza bw'ingenzi bwerekeye umucunguzi w'isi n'irimbuka riheruka ry'abanzi b'Imana, maze abivuga muri aya magambo ati, ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza ariko nta ndi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isirayeli, izagiriza inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose. Yarangije ahanura kurimbuka kudasubirwaho kw'i Mowabu na Edomu, uko Abamaleki n'Abakeni, nuko ntiyasigira umwami w'Abamowabu ibyiringiro na bike. Akozwe n'isoni nuko atarakibonye ubutunzi n'icyubahiro yari yiringiye guhabwa, kandi azi neza ko atari yanejeje Imana, Baramu yasubiye iwabo avuye mu butumwa yari yiyoherejemo. Amaze kugera iwe, imbaraga y'Umwuka w'Imana yamuyoboraga yamuvuyemo, maze kwifuza kwe kongera kuganza. Yongera kwifuza, ngira ngo murabyibuka ko twabonye yuko Baramu yari yarabaswe no kwifuza. Ubwo rero yari yiteguye gukoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo abone ibihembo Baraki yari yaramusezeranyije. Baramu yari azi ko gutunganirwa kw'Abisirayeli kwaterwaga no kumvira Imana kwabo, kandi ko nta bundi buryo bwajyaga gutuma barimbuka uretse kubashuka bagakora icyaha. Baramu yari azi ko gutunganirwa kw'Abisirayeli kwaterwaga no kumvira Imana kwabo, kandi ko nta bundi buryo bwajyaga gutuma barimbuka uretse kubashuka bagakora icyaha. Mbega amagambo akomeye. Noneho yashatse kugirira Baraki neza, akoresheje kugira inama Abamowabu ibyo bagombaga gukora kugira ngo bateze Abisirayeli umuvumo. Yahereye ko asubira mu gihugu cy'i Mowabu, maze abwira umwami imigambi ye, ubugambanyi bukomeye. Abamowabu bwabo bari bazi neza ko igihe cyose Abisirayeli bakiri indahemuka ku Mana, yari kubabera ingabo ibakingira. Iyi nama Baramu yatanze yari yo gutandukanya Abisirayeli n'Imana, akoresheje kubagusha mu gusenga ibigirwamana. Iyo bashorwa mu mihango ya gipagani yo kuramya Bali na Ashitaroti, umurinzi wabo ushobora byose yagombaga guhinduka umwanzi wabo, maze bidatinze bakamarwa n'amahanga y'abagome
kandi yamenyereye intambara yari abakikije. Umwami yemeye uwo mugambi n'ubwira bwinshi, kandi Balamu bwe aguma aho ngaho kugira ngo abafashe kuwushyira mu bikorwa. Balamu yabonye uko umugambi we mubisha wageze ku byo yashakaga. Yabonye uburyo umuvumo w'Imana ugera ku bwoko bwayo, kandi ku bw'iteka ryayo abantu ibihumbi byinshi barapfa. Ariko ubutabera bw'Imana bwahanye icyaha mu Bisirayeli ntibwaretse aba bashukanyi ngo barokoke. Mu ntambara Abisirayeli barwanaga n'Abamidiyani, Balamu yarishwe. Mbega amagambo akomeye! Byarangiye na Balamu yishwe ubwo Abisirayeli barwanaga n'Abamidiyani. Nubwo Abisirayeli bahanwe bakarimbukamo benshi bagapfa kubera ko bari bateshutse ku Mana, Balamu wari wayoboye abashukanyi ntabwo nawe yarokotse. Maze ibyavuzwe mu ijambo ry'Imana ngo wamupfuwe, ibyo wabitse bizaba ibyande, bisohorera kuri Balamu. Mbese ibyo yararikiye byabaye ibyande? Balamu nawe ubwe yari yariyumvisemo ko iherezo rye ryari ryegereje ubwo yavugaga ati, icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Nyamara ntiyahisemo kugira imibereho nk'iy'abakiranutsi, bityo iherezo rye ryabaye nk'iry'abanzi b'Imana. Nubwo yifuzaga gupfa nk'abakiranutsi, ntiyigeze yifuza kugira imibereho nk'iyabo, nguko uko icyifuzo cye kitagezweho. Iherezo rya Balamu ryabaye nk'irya Yuda bavandimwe, kandi imico yabo bombi yarasaga. Abo bagabo bombi bagerageje gufatanya gukorera Imana n'ubutunzi, maze batsindwa burundu. Balamu yarazi Imana nyakuri kandi yavugaga ko ayikorera. Yuda nawe yizeraga ko Yesu ari Mesiya, kandi yari yarifatanije n'abayoboke be. Ariko Balamu yifuje gukoresha umurimo we ngo awugire inzira yo kwibonera ubutunzi n'icyubahiro cyo ku isi, kandi ibyo ananiwe kubigeraho yarasitaye, aragwa, aravunika. Yuda yibwiraga ko kubana na Kristo bizamuhesha ubutunzi n'umwanya ukomeye muri ubwo bwami bwo ku isi. Yizeraga ko Mesiya yendaga gushinga. Kubura ibyo yari yiteze, kubura ibyo yari yiringiye, byamujyanye mu buhakanyi ndetse no kurimbuka. Balamu na Yuda bari barakiriye umucyo ukomeye, kandi bari baragize amahirwe adasanzwe. Ariko icyaha kimwe biziritseho cyahumanije imico yabo yose, maze kibatera kurimbuka. Mbega amagambo ababaje bavandimwe, dusoza mwumva aya magambo neza mwitonze. Kwemerera imico itari iya Gikristo kuba mu mutima, kwemerera imico itari iya Gikristo kuba mu mutima ni ikintu giteza akaga. Bavandimwe, icyaha kimwe kigundiriwe buhoro buhoro kizonona imico, maze gituma imbaraga zayo zikomeye zigengwa n'icyifuzo kibi. Gukura mu ntekerezo icyazirindaga kimwe, kwimika ingeso mbi imwe, kwirengagiza nibura inshuro imwe icyo inshingano ufite igusaba, ibyo bisenya uburinzi bw'ubugingo, maze bigakingurira Satani inzira yo kwinjira, bityo akatuyobya. Inzira imwe rukumbi y'amahoro bavandimwe ni ugusenga buri munsi tubikuye ku mutima, nk'uko Dawidi yabigenzaga ati, intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Zaburi ya 17:5. Bavandimwe, gukura mu ntekerezo icyazirindaga kimwe, kwimika ingeso mbi imwe, kwirengagiza nibura inshuro imwe icyo inshingano ufite igusaba, ibyo bisenya uburinzi bw'ubugingo, maze bigakingura Satani inzira yo kwinjira, bityo akatuyobya. Inzira imwe rukumbi y'amahoro ni ugusenga buri munsi tubikuye ku mutima, nk'uko Dawidi yabigenzaga ati, intambwe zanjye zikomerera mu nzira zawe, ibirenge byanjye ntibinyerera. Muvandimwe nkunda, icyigisho cya 40 cyavugaga ngo Balamu tugisoreje ahangaha. Nkurarikiye icyigisho tuzakurikizaho cyiza cyane kivuga ngo ubuhakanyi bwabereye kuri Yorodani. Ntuzacikwe n'iki cyigisho, ugire umunsi mwiza.